nsuhuriza uwo mwegeranye. Give a handshake to your neighbor if you may. Murebe rwose munsi. Look at them, greet him. Greet Reverend arakuramukije. Tell him Reverend is greeting in the name of Jesus. Nsabe hejuru banyongerere imbaraga kuri mikrofone. Ndashima Imana. I thank God yangennye uyu munsi who found it worth for me to be able to preach kugira today, ngo abari jya ujya kuri aya meza. that we may share the word of God today. Mufashe tuyikomera amashyi. Let's put our hands together for the Almighty God. Nshimiye umushumba mukuru kandi I appreciate Bishop nawe wabyemeye who always assigns us responsibilities, akangena kugira ngo abari jye ugabura uyu munsi. who has given me this privilege to share the Mufashe word of God. tumukomera amashyi. Shall we clap for him, please? Thank you. Mubumbure Bibiliya zanyu. Could you please open your Bibles? Igitabo cyo kuva. So we go in the book of Exodus. Igice cya gatanu. Exodus chapter 5. Umurongo wa mbere. From verse 1 kugeza ku wa gatatu. through the 3rd. Igitabo cyo kuva. Exodus igice cya gatanu. chapter 5. Umurongo wa mbere kugeza kuri gatatu. From verse 1 through 3. Nubundi ndafatanya na Pastor Sumuta. Kadusome mu izina rya Yesu. Kuva ibice bitanu umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Kadusome. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo, rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka, kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze, reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambirire y'Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mu gihiga cyangwa inkota. Amen. Kuva igice cya 8 nanone. We are reading Exodus chapter 8 as well. Umurongo wa 16. Verse 16. Kuva igice cya 8 umurongo wa 16. Exodus 8:16. Dusome mu izina rya Yesu. Kuva bice 8 umurongo wa 16. Usome na 17 nta kibazo. And 17 as well. Uwiteka abwira Mose ati, uzazinduke kare mu ruturutu ruhagarara imbere ya Farawo, azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti, Uwiteka aravuze ati, reka abantu banjye bagende bankorere. Nutabarekura nzaguteza amarumbo y'ibibugu, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe. Amazu y'Abanyegiputa azuzura amarumbo y'ibibugu, bazimagiza ubutaka bwabo. Amen. Rangiriza mu gice cya 9 umurongo wa mbere. Reading 9 as well. Kugeza ku wa gatatu naho. From verse 1 to 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuva ibice 9 umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Uwiteka abwira Mose ati, injira mu nzu ya Farawo umubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo aravuze ngo, reka ubwoko bwe bugende bumukorere. Niwanga kuburekura ukagumya kubufata, dore ukuboko k'Uwiteka kuri matungo yawe yo mu gasozi no ku mafarashi no ku ndogobe no ku ngamiya no ku mashyo no ku mikumbi, muryamo nyinshi cyane izabitera. Amen. Reka mbasabe mwubura amaso. Please, I would like you to look at me. Mubumbye Bibiliya. Close your Bible and look at me. Tuganire kuri aya magambo. Then we're going to discuss about these words that we Ngiro just read. mwegeranye utirinde ibitotsi. Tell your neighbor, watch out for the sleep. Aya ni amasaha y'ibitotsi ubundi. These are the time where people tend to sleep. Ariko ndagusabira ngo Imana iguhe kuba maso. So I pray that God will help you to remain watchful. Reka nsabe umuntu ufite ikaramu n'agakaye cyangwa notebook. I would like to ask somebody who's got a journal and a pen. Akurikire ashobora kugira ibyo yandika. You may be able to jot down some Ngiye notes. kubwiriza ariko kandi nigisha. I'm going to preach as teaching at the same time as well. Iyo dusomye iki gitabo cyo kuva, When we read the book of Exodus, gifite ibice 40. it's comprised of 40 chapters. Cyuzuyemo amakuru avuga ku Bisirayeli. It is saturated with the news about Israel. Cyuzuyemo amakuru avuga ibyababayeho. It is full of their stories.
icyo gitabo cyose uko kingana The whole of that book, kivuga amakuru y'umubabaro it speaks about the news of pain. abana ba Isiraheli bagize imyaka itari mike. The suffering that the children of Israel encountered for a long time. uhereye Yosefu yafataga se Yakobo na bene se, From the time that Joseph took his brothers and his father, murabyibuka ko yari yaramaze kuba umutegetsi wo ku rwego rwo you hejuru. remember he had become the second to the king Pharaoh in the whole country. Yasabye Farawo ikibari He asked Pharaoh for permission kugira ngo yemere ko se Yakobo to allow his father Jacob na bene se and his brothers, bose bava i Kanani bakaza gutura muri Egiputa. all of them to come out of Canaan and live in Egypt. Uhereye uwo munsi re From that time forward, babaye muri Misiri they were in Egypt imyaka 430, over 400 years, 430 years. kandi yababereye imyaka y'umubabaro And that was full of pain and sorrow, kuko igihe cyageze because the time came abafarawo bakabakoresha uburetwa. and Pharaohs enslaved them beyond measure. Babyariye mu buretwa, They gave birth in slavery. bashakiye abageni mu They buretwa, married in the servitude. babyarira mu buretwa, They gave birth in the servitude. baba mu buretwa bubafata umutima wose. They were enslaved beyond measure, Bageze igihe bitegereza bakabona bidashoboka ko barekurwa. to the point they lost all the hope and there was no way for them. Bagiye bitegereza babona ko nta n'uzabatabara, It came a time where they could not find any help whatsoever, kubera ko igihugu cya Misiri cyari puissance y'isi ikomeye cyane. because the country of Egypt was one of the superpower, the greatest by then. Barababaye rero barongera barababara. They were tortured beyond understanding. Ariko Bibiliya iratubwira Yet the Bible says, nubwo bababaraga batyo, though they were tortured beyond measure, hari isezerano wenda bamwe batibukaga. there was a promise that some did not remember. Imana yari yarabwiye Aburahamu God had spoken to Abraham ko izatabara ubwoko bwayo. that he shall save, come through for his people. Nkisoma aha byanyibukije ko When I read, I was byashoboka ko wababara, it is possible that you may go through pain. byashoboka ko wamererwa It nabi, is possible that you may go through affliction. ariko inyuma yawe hari ikintu Imana yavuze, Yet there is a promise of God. ariko inyuma yawe hari isezerano Imana yasezeranye. There is a promise of God. Nubwo yatinze Though he may, hagashira imyaka 430, though he tarried and years ariko passed, yibutse isezerano ryayo. but remember this. Ndagusabira muri iri teraniro ngo Imana yibuke isezerano I ryayo kuri pray in wowe. this congregation, but the Lord will Ngaho remember his komera promise. Imana amashyi mwene Put your data. hands together for the King of Kings. Imana iramanuka ibwira Mose, God came down and spoke unto Moses. iramubwira ngo numvise gutaka, And he said, I heard the cry. numvise I kubabara, heard the cry and the pain. numvise I kurira, heard the cry abana ba Isirayeli barira. of the Israelites. None ndamanutse. Now I've decided to come down. Nshuti yanjye wicaye muri iri My teraniro, brother and sisters, hari right here. igitondo kimwe, There is a morning. hari amanywa amwe, There is a morning. hari ijoro rimwe Imana There is izamanuka, a night that God will come hari down. ijoro rimwe Imana izavuga ngo nibutse umubabaro wa runaka, There is a night the Lord will say, remember the kandi suffering. nimanuka nta kizayikoma imbere, And when he comes, kandi nimanuka izakugeraho uko yakabaye. when he comes, will be unstoppable. Komera Imana amashyi mwene data. Give shout of joy to the Lord. Iramubwira ngo ndamanutse ngo And mbakize, he said, I have ascended to help you out. iramubwira ngo ndamanutse And mbatabara. he said, I've come for your help. Kuki Imana yabatabaye? Why did God help them out? Aho niho hashingiye umutwe w'amagambo ngiye kubaganiriza. That is the crux. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka yatubaturiye kumukorera. The theme says the Lord delivered us to serve him. Mbwira uwo mwicaranye ngo Uwiteka yakubaturiye kumukorera. The Lord delivered us to serve him. Ongera umusubiremo ngo Uwiteka yakubaturiye kumukorera. The Lord delivered you to serve him. Yabanukiye kugira ngo ibakize, He came down to save them, ariko ku nyungu zo kuyikorera. but on the benefits to serve him. Yamanukiye kugira ngo ibatabare, He came down to save them, ibakure muri ubwo buretwa, to get out of slavery, ariko ku mpamvu imwe yo kuyikorera. yet with the reason for them to serve him.
dore imirimo itatu Imana yashaka ko bajya gukora. These are three fundamental works the Lord wanted for them. Umurimo wa mbere The first service, ari nawo ukomeye, which is the greatest, ni ukujya kuyubakira ubuturo. it was for them to build a sanctuary. Imana yari ikeneye ubuturo. The Lord needed a sanctuary. Imana yari ikeneye inzu. The Lord needed a house. Imana yari ikeneye aho kuba, He needed a dwelling kugira ngo ibone place uko yakira ibyifuzo. so that he may have their requests. Imana yari ikeneye aho kuba, God needed a dwelling kugira ngo place bayihasanye. so that they may come and commune with Niko him. yavuze mu gitabo cyo kuva That's what he said in the book of 25. Genesis 25. Ravuga ngo nibandemera ubuturo He says, if they build a sanctuary, nzaza mbane nabo, I shall come and dwell. nzaza nturane nabo. I shall come and dwell among them. Uzankenera mu gitondo Whoever will need me in the morning azambona, shall see me. uzankenera ku manywa, Whoever will need me in the afternoon, uzankenera isaha iyo ari yo yose azambona. anytime. Ndagira ngo kuri media banshyireho ifoto. I'd love media team to project an image. Icyo Imana yashakaga ni kiriya. God, that's what God wanted. Yashakaga ko bayubakira ihema. He wanted them to build a tabernacle. Ntabwo Mose yari yarize ibyo kubaka. Moses wasn't an architect. Ntabwo Mose yari umwarchitect. He wasn't an architect. Ntabwo Mose yari umufundi. Moses wasn't a mason. Abaza Imana ati icyo kintu mbwiye yarakimweretse mu bitekerezo. He consulted God and asked. God showed him in the Igihe mind. yari kuri Sinayi amazeyo iminsi. He was at the mountain Sinai. Imana yamanuye pula yose yari yiriya nzu. God brought the whole blueprint of the tabernacle. Nubwo mureba ku ifoto ari gato, Though it looks small, ariko buriya bavuga ko yari ifite metero 40. but it says it had like 40 meters long. 40 to 20. 40 kuri 20. 40 to 20. Iriya nzu The tabernacle you can see. Mose yayibonye mu iyerekwa. It was shown to Moses in the dream. N'ubundi Mose agira iyerekwa. Moses had a vision. N'ubundi Mose abona ibintu mu iyerekwa. Moses would see things. Ntabwo ari ubikora, It's not him who does ahubwo it, we yereka abantu. but he shows people what to Imana do. yaramubwiye ngo Mose ntuhagarike umutima. God spoke unto Moses, fear not, Moses. Abazanyubakira ndabafite. I got people who shall build for me. Mfite umugabo wita Besareli. I got a man called Bezalel. Mfite umugabo wita Oholiyabu. I got a man called Holiah. Aba bagabo ngiye kubasukaho umwuka w'ubwenge. I'm going to pour my spirit, Aba bagabo ngiye kubasukaho umwuka w'ubuhanga. the spirit of wisdom and knowledge. Ibizakenerwa byose mu iyubakwa ry'iyo nzu bazabikora. Everything required, they shall do it. Ibizakenerwa byose bazabikora. Everything that needs to be done, they shall do it. Niko byagenze. That's what happened. Iriya nzu barayubaka. They built the tabernacle. Mu gice cya 40 In chapter 40, hatugaragariza uko it bayitaye. shows us how they started. Uwiteka amanukiye mu nkingi y'igicu, The Lord came down in the pillar of cloud araza yinjira muri iryo hema. and entered into the tabernacle. Mose aha ikaze Imana, Moses gave abizeye baha ikaze Imana. Moses gave a welcome to God. Baravuga ngo uhereye umunsi And they all said, Imana ituranye natwe, from today forward, Imana ituye hagati muri from twe. today forward, the Andi moko azadutinya. other Bwira mwene so ngo amoko azadutinya. nations will be afraid of Andi us. mahanga Other azadutinya. nations will respect Kuko us. Imana nyir'ijuru, Because God kuko Imana yaremye byose, because the creator yemeye of the kuza universe gutura hagati muri has twe. decided to come. Uyu and munsi dwell among us. duturanye n'Imana. Today we dwell Uyu with munsi God. turi kumwe Today we n'Imana. are with God. Zamura haleluya niba Come unyumva. on, shout for the Lord. Uyu munsi turi kumwe n'Imana. Give glory to the Lord. Yemeye kubana natwe. He accepted No to be with us kugendana natwe. and to walk with us. Iriya nzira arangira. And the tabernacle was built. Yari inzu mobile. It was a mobile tabernacle. Barayimukanaga They would carry it wherever they would go. bakayishyira aho Imana ishatse. They would place it wherever the Lord was pleased. Ndabibutsa ko bari mu rugendo rwo kuva mu Egiputa bajya i Kanani. I remind you that they were on the journey from Egypt to Iriya Canaan. nzu yari demontable. That was a house they would move with. Abahanga n'abashakashatsi So the knowledgeable, batangaje ko they said iriya nzu iri mu mazu ahenze yubatswe ku isi. that tabernacle is the most expensive
uyu munsi ntabwo bazi ibikoresho byaho byagiye Today they don't know where the materials came from. kubera intambara nyinshi zabaye muri Israel. Because there've been a lot of wars in Israel. Bamwe bakeka ko byagiye Babuloni muri Iraq. Some think that the materials that were used they went abandi to bakeka Iraq. ko byaba byaragiye mu Roma. Some think that the materials that made it were taken to Rome. irengero. And they don't know exactly. Kuki bavuga ko yari inzihenze? Why do they say that it's one of the most expensive? Imana yabwiye Mose ngo ibyo muzakoresha It is ni because Moses told, God told Moses, this is what you should use. muzakoresha zahabu, You shall use the gold. muzakoresha feza, You shall use the silver. muzakoresha imiringa, You shall use the silver. muzongera mukoreshe n'imbaho. And you shall use the wood. Izo mbaho zari zikomeye ngo ziruta mibuyu gukomera. Those were the acacia wood that were very valuable. Iriya nzu yari ihenze. That was the most expensive Iriya house. nzu yari ikomeye. It was so strong. Imana ikunda igiciro, ikunda iby'igiciro. God loves Bwira mwene so ngo Imana ikunda iby'igiciro. God loves precious things. Tell it to your neighbor if you will. Kandi Imana ikunda heza. And God loves nice things. He does. Abanyarwanda baciye umugani, The Rwandans usually say, sinzi ko Jilibera ari bushobore, uvuga ngo iyo wambarije Imana kwishyiga ngo igusiga ivu. when you're not serious into God's business, God will always let you fail. Yego nta kibazo. Iyo Imana uyisengeye ahantu habi, When you pray to God and you're serious, ikubara nk'utayihaye agaciro. when you're not serious in praising Imana ikunda God, iby'agaciro. God loves precious things. Salomo aravuze ngo kuki twakwibera mu nzu z'imyerezi, Solomon said, why would we live in the house built of cedar, ukaba mu nzu zishayininga, in the shiny, beautiful, like ariko inzu y'Uwiteka ikaba ukundi. yet the house of the Lord, Hari abantu bamaze kumenya agaciro k'icyitwa Imana. there are people who've understood the value of praising Hari God. abantu bamaze kumenya agaciro ko bakwiye guha Imana. There are people who've understood the importance of giving. Natangajwe kimwe n'inzimwe nabonye I was taken aback by the house that I saw. kuri media bayimpe. Major team, would you please project it? Iyo nzimwe nabonye yarantanga. I was very muffled by the house that I saw. Nimuyirebe bene data. There it is. Look at it. Murebe namwe. Look at it. Look at it closely. Iriya nzu iri muri Emirati Arabini. That is an emirate. That's the nice house. Iriya nzu ni umusigiti w'Abayisilamu. That is the mosque of the Muslims. Iriya nzu ni nini ku buryo ifite metero kare 22,242 22. It has 22 square kilometers. It is way too big. It is massive, as you can see it. Nyakubahwa mushumba, harya ubu aha hantu ho dutuye ntabwo mwahapimye wenda hose, ariko ngira ngo reka tugereze kuyifashisha. Birashoboka ko ari aha hose ho dutuye, harimo urusengero na ziriya compound zose. I was just asking Bishop, maybe they didn't measure, but it's that house way too big. Iriya nzu ni kwingana. So that's how big that house is. Ifite ubushobozi It has the capacity bwo kwinjizamo Abayisilamu cyangwa se abagiye gusenga 41,000. to have like 41,000 people coming in Arafu abinjiriramo icyarimwe. at once. They can all come in at once. Iriya nzu The house yubatswe mu myaka 13. was built in 13 years. Iriya nzu That house yatwaye $545 z'amadolari ya Amerika. 545. it is worth more than $450 US. Pastor Jean Pierre yadukubiye kare, Pastor Jean-Pierre was trying to do the dusanga calculations. uvunje mu manyarwanda If you change it into Rwanda miliyari 750 z'amafaranga y'u Rwanda. 700 billions and even more. Mwumve aho abantu bifata bagakora mu mifuka, You can understand the value they attach. bagafata karine za sheki, They always take the checks. bagakuramo amafaranga angana atyo, They withdraw and build precious houses. kandi ngo leta nayo imaze kubona bigenze gutyo yadimbyemo, And even the government also contributed. bakubaka inzu nk'iriya. And they built such a wonderful house.
imeze nk'inzu y'ubukerarugendo like the house that the tourist would love to n'ubundi visit. abantu bava hirya no hino ku isi bakajya kureba iriya nzu. People come all over the world to see that house. Imana ni supreme, God is supreme. Imana ni nyacyubahiro gikomeye. God is worthy of praise. Mwizamure amaboko yanyu. Let's lift our hands for the Lord. Abantu bayikoreye batyo, When people serve Him wholeheartedly, ntabwo Imana izabura kwibuka imirimo yayo. God will not fail, will not forget their. Imana rero yakuye abisirayeli mu Egiputa God got the Israelites out of Egypt kugira ngo bayikorere umurimo wo kuyubakira. so that they may serve Him, building for Him. Umurimo wa kabiri wari umurimo wo gutanga ibitambo. The second service was to offer the sacrifice. Umurimo wa gatatu wari uwo gukora imirimo yose yo kuri iyo nzu The third service was to make sure that ijyanye n'imirimo y'ibitambo. the house is maintained, everything related to sacrifices. Ntabwo bajyaga kubikora They would not go to do it batarabanza kubona ahantu. without first finding the place. Ntabwo bajyaga kubikora They wouldn't be able to do it batarabanza kubakira Imana. unless first they had to build for the Lord. Mbwira uwo mwicaye ngo icyo Imana yabanje kuguhamagarira Tell your neighbor the main reason God called ni you for, ukuyubakira. it is to build for Him. Mumbwira uti Imana yaguhamagariye kuyubakira. God called you for you to build for Him. Mumbwire ngo umurimo wa mbere ni ukuyubakira. The first work or service is to build. Turashimira umushumba We thank the bishop. tukiri ku Muhima. When we were at Hari Muhima, abantu bigeze kuvuga atari ko badasengera abantu ku bushumba, ko badasengera abantu ku ki, nawe ko bataramusengera ngo abe bishop bite habura iki. and there were people who were wondering how come they haven't ordained pastors. Icyo gihe People- hari ikintu cyo kujya gusengera abantu bakajya mu mahoteli. During that time, they were praying for people. But some people would go to hotels. Bashaka kumugira bishop cyangwa apotere bakajya muri hoteli. They would use the hotels to pray for, to anoint, to ordain Ariko the people. atubwira igitekerezo avuga ati imirimo sacré, imirimo yera, amavuta yera But he said the sacred services yakaba yashyirwa ku bantu n'ubundi barahera. are supposed to be given. People are supposed to be given those services when they are in Mukomere holy Imana place. amashyi nta kibazo. Mighty hands clapped to the Lord. Avuga ati reka twihangane. Said, let it be patient. Umunsi tuzaba twabonye ahantu The day we shall find our own place tukahereza Uwiteka and then sanctified for the ibyo Lord. twifuza gukora byose tuzabikora. Whatever we want to do, we shall be able Uvuge to ngo do Imana it. imuhe umugisha. May the Lord bless our bishop. Umunsi tumurikira Imana y'inzu So the day our house was, our church was, niho twiteguriye gusukwaho amavuta twese. our church was inaugurated. All of us were ready to be ordained. Icya mbere Imana yashakaga, The first thing that God wanted, umurimo wa mbere Imana yashakaga the primary service, ni uko abantu bayubakira inzu yawe it was for people to build a house. kandi bakubaka inzu ifite agaciro. And building a precious house. Salomo nibyo yavuze Solomon said it ise agiye kumusezeraho. when his father was dying. Yaramuhamagaye aravuga ati igihe Dawidi narwanye intambara David called him and told, my son, I have fought fierce battles. ntabwo Imana inyemereye kubaka inzu yayo, God has not accepted me to build his house. ntabwo Imana inyemereye kuyubakira icumbi. God has not permitted me to build for him. Ariko mwana wanjye Salomo But my son Solomon, uzajye wubaha iyo Mana, honor that God. kandi jewe nimara gupfa And once I'm gone, ngusigiye pula yose y'urusengero, I'm giving you the blueprint of the ngusigiye house n'ibikoresho. and all the materials needed. We ubwe Dawidi Himself, King David, yatanze tone 3 za zahabu, he gave 3 tons of aramubwira ngo gold. muzafatireho n'ibindi, And he said, give even more. muzubakira Imana inzu. You shall build a house for the Imana Lord. yanyimitse ikanshyira ku ngoma, The Lord who made me king. Imana yankijije idubu n'intare. The Lord who saved me from the bear and Mwana wanjye urabeho my ariko son, uzayubakire, buy, but make sure uzayubakire inzu mwana wanjye, build me a house. uzahe agaciro Imana, Make it so precious in the sight of the Lord. uzazirikana ibyo yadukoreye, And remember what the Lord has done. uzazirikana imirimo yayo, Remember his works. ntuzayihangike mwana wanjye, Do not do something. uzakorera Imana wubake inzu yayo, Serve God and build him. uzakorera Imana wiha icyubahiro, Serve him, honor him.
kandi niwamara kubaka iyo nzu And once the house is built, uzahamagara Imana uyimurikire. call God and inaugurate the Mwumve house. ikintu cyantangaje. Something shocked me. Yayubatse imyaka 7. He built it for 7 years. Arayirangiza. When it was finished, Amaze when kuyirangiza it was completely finished, ahamagara Abisirayeli bose bateraniraho. he summoned all the Israelites to come. Bose bazi Yerusalemu. All of them came to Jerusalem. Arababwira ati dore inzu And he told them, nubakiye Imana. he inaugurated the house and told them, this is Mureke the house. tuyihamagarize iyitahe. Let's invite God Uko into the yatashye house. rya hema ryo mu butayu. The way he came into the tabernacle in the Mwari muzi wilderness. ko Imana yatashye n'iyi nzu. Did you know that God Mwari has muzi ko come Imana into his house? yatwemereye ko izahaba. The Lord told us, Mwari muzi ko Imana yatubwiye ko uzajya hagera arushya azaharuhukira. he promised that the heaven Abaharuhukiye muzamure haleluya. those who found rest in the house of the Lord, hallelujah. Uwiteka aramanuka The Lord ascended and came down. yinjira muri iyo nzu ya He Yerusalemu. got into the house in the Jerusalem. Salomo yari apfukamye ku ruhimbi Solomon was kneeling at the pulpit. arambura amaboko He lifted up his hands aravuga ngo Uwiteka Mana, and he said, Lord God, iyi nzu niyinjiramo umuntu urwaye when a sick person comes into this house, ntazasohoke adakize. let them not go back the way they came. Imana iravuga ngo ye ndabyemera. And God said, surely I Umuntu accept. yagera hano ari mu kaga When somebody comes in trouble akarambura amaboko akagira icyo and akubwira, lift the hands and speak, uzamwumva uri mu ijuru ugira icyo ukora. listen to him in the Imana heavens. byose irabyemera. God accepted all those. Ibintu bitandatu byose Imana yarabyemeye, 6 important things. ndetse yemera nuko And he even accepted umuntu uzaba ari kure y'aho ngaho whoever will be found ariko akerekeza amaboko kuri iyo nzu, but stretches his hands towards the Imana church. izumva gusenga The kwe. Lord shall hear his prayers. Imana yaduhamagariye kuyubakira. God has called us to build for him. Mbabarira urebe mu maso ya mugenzi wawe, Look at your neighbor's face. Tell ubwire them, ngo Imana yaduhamagariye kuyubakira. tell them that the Lord has called us to build for him. Ntekereza ko tugikomeza. I believe we are still building for the Lord. Imirimo bagombaga gukora ni iyihe? What kind of works were they supposed to do? Muri iyo nzu In that house, subizaho rya hema. please project the tabernacle again. Harimo abakozi batandukanye. Among them, there were different servants. Hari abantu babamo imbere There were people who are living in there, aho inside. ngaho mu rugo mureba. Inside, in the courts. Muriyamo imbere nta wundi wabaga, nta muntu wabagamo. Inside there's nobody. Hageragamo uwo mutambyi mukuru rimwe mu mwaka. Only the high priest would come once a year. Bose bakoreraga hanze. Others will serve from outside in the court. Habaga rero uwo mutambyi mukuru, There was the high priest. habaga abatambyi bato, There were the minor subordinate priests. hakaba imitwe y'abaririmbyi, There were the band of singers. hakaba abakumirizi. There were the guards. Bakumirizi nicyo mutakumva neza ni protocol. The guards, people in charge of protocol. Abangaba baba bahagaze twebwe twicaye. The ashes that you see here. Abangaba standing. bakontorora imiryango n'amadirishya. People who are watching over the whole church. Abo bakumirizi hariya barahabaga. So the guards will be there. Cyane cyane babaga ku marembo, Especially at the main gate. biteguye gukumira ikibi cyose cyakwinjira. They were ready to fight every evil thing that would attempt to come inside. Habaga abo bita Abalewi. There were the Levites. Reka nsubiremo. Let me repeat again. Hariya kuri iriya nzu y'Imana habaga umutambyi mukuru. At the tabernacle, there was the high priests. Hariya kuri iriya nzu y'Imana habaga abatambyi bato. There were the subordinate priests. Hariya habaga abaririmbyi. There were a band of singers. Hariya habaga abakumirizi. There were the guards. Hakaba n'abatambyi Abalewi. And then the Levites. Abalewi bagiragamo ibyiciro. The Levites were divided into Hari abari sections. bashinzwe isuku y'iriya ntuze yose. There were people in charge of cleanliness of the tabernacle. Hari abari bashinzwe guteka no kotsa. There Uko were barabikora. the one who were in charge of cooking. Hari abari bashinzwe ibitambo n'isuku yabyo. They are the one in charge of the sacrifices and Gusuzuma ko bije bishyitse bigaragara to neza. check whether it was wholesome. Iryo tsinda ryari rihari. There was that group, that section.
hari abandi bari bashinzwe igicaniro. There were people in charge of the altar. Abo bakoraga iki rero? What was their role? Nibo bahoraga basekura imbuto zivamo umubavu uhumura. They were the one grinding the seeds from which a fragrance would come. Nibo batumaga mu ihema hahumura neza. They would make the tabernacle smell Nibo so good. batumaga mu ihema haba umwuka mwiza. In the tabernacle there was the Kuko iyo winjiragamo because whenever you would enter, wakubitanaga n'impumuro nziza. you would feel it. The smell. Mwitorera abo n'abasenzi. Those are Mwitorera abo n'abinginzi. the intercessors. Bakwiye guhora bashyiraho umubavu They are supposed to raise kugira ngo abinjira bahumurirwe, the incense, the fragrant kugira ngo incense, abinjira bakurwemo imyuka mibi bagire umutekano. so that people who are possessed may Umuntu find naza rest. ameze nabi amere neza. When somebody is demon possessed, maybe Abo the bose babagamo. all those sections were there. Kandi ni nabo bashyiragaho amavuta yo gucana no kumurika. And they are the one who are supposed to light up in Kuko the, iriya nzu ntabwo yagiraga amadirishya. because the tabernacle did not have the windows. Yahoragamo amatara yaka ku manywa na nijoro. It had lights day in and day out. Umucyo w'Imana ukwiye guhora waka. The light of God must shine every Ibyo time. dukora uyu munsi wa none. So that's what we need today. Ibyitorero bikora uyu munsi wa none. What the church does now, Ntabwo ari byo twihimbiye. it is not something that Ahubwo we nibyo created. twigiye ku birenge bya Mose. It is what we started from Ahubwo nibyo twigiye ku birenge bya Dawidi. the feet of the Ahubwo pastors, nibyo twigiye ku mwuka wera from the Holy Spirit wategetse ibyo byose. who commanded all those. N'uyu munsi Imana ikeneye abakozi. Even today, God still needs servants. Usomye mu gice cya 20 When you read chapter 20, cya Matayo umurongo wa mbere kugeza kuri 16, the book of Matthew, chapter 20, verse 16, uhasanga umugani Yesu yaciye you find a parable that the Lord gave. avuga umupatoro umwe When he speaks of a master, a certain master, wari ukeneye abakozi. who needed people to work. Ikintu cyantangaje, murabizi ubundi abapatoro ntibapfa no kubyuka mu cyakare, No. bafite amasaha babyukira. Normally the masters don't wake up that early, right? Ariko niwasoma muri icyo gitabo, But if you read closely, we yabyutse saa 11, ashobora kuba yabyutse saa 10:15, he got up 4:30, kuko saa 11 zamusanze mu muhanda because by 5 a.m. he was on the road. ashaka abakozi. He was looking for workers. Abambere ababonye saa 11, The first people, he found them at 5. arabajyana arabangaje abaha akazi. He gave them work to do. Abakabiri ababonye saa 3, The second group, he got them at 9 a.m. nabo arabajyana abaha akazi. He employed them and gave them work. Bibiri atubwira ngo saa 6 igeze, The Bible says at noon, nanone abona abandi abajyana mu he kazi. found other workers. and Ndagira ngo employed mwumve uwo them. mupatoro ko atanariye saa 6. I want you to understand that this, Saa 9 zigeze, when it was at 3, nanone azana abandi. he got more other workers inside. Saa 11 za nimugoroba zigeze, azana abandi. 4 p.m. he got the last group. Aba bakozi bose bagiye mu kazi mu masaha atandukanye. All these employees were employed at Natwe different niko hours. Imana yaduhamagaye. That's how we were called as well. Twagiyemo mu masaha atandukanye. We were called at different times and Jewe hours. nagezemo muri 79. I started serving in 1979. Tekereza ko bamwe hano bari bataravuka. I believe some of you are not born yet. Icyo gihe niyo patoro yanyangaje anshyira mu kazi. That's where the master called me and employed me. Kuva muri uwo mwaka From that year, ndamushimira ndambuye amaboko. I praise him, lifting my hands up. Nakoresheje imbaraga zose za gisore. I wholeheartedly Ubu served naho him. najya nicara gusa singira icyo nkora. Even if I sit, because I served him when I was youth. I did. Narabikoze koko. I did. Narabikoze n'umutima ukunze. Niba ari ingendo narazikoze. If I took journeys of Nta different kinds, kintu kiza nko gukorera Imana ukiri umuto. nothing as good as serving the Lord when Basore you're basore bakobwa mukiri bato. young men, young ladies. Nta kintu kiza nko gukorera Imana. Nothing more beautiful than serving Ubu the ngubu Lord. ndagenda nsatira ya I myaka am approaching the years yo kuvuga ngo narwanye intambara of nziza. saying I fought a good fight. Narinze urugendo, narinze ibyo kwizera. I kept faith. None ngiye kuzarangiza urugendo. Now I'm about
bisigaye nzaba mbikiwe ikamba ry'ubugingo about to end the journey. mucamanza utabera azampa And I'm waiting for the ugiye crown. nzaba nduhutse imihati yanjye When I igihe go bazaba home, banshyize mu isanduku banyerekeje hano when I'm into the abantu bose bansezeraho people escorting me, nzajya kugororerwa ingorane I itagabanije shall receive the rewards. nzajya guhabwa ibihembo I shall receive the rewards. nzajya guhabwa ikamba ririho inyenyeri I shall receive the ibyo crown. daniyeli yabonye abera bahabwaga The one Daniel saw the sun. aramubwira ngo bazaba barabagirana nk'izuba And they say they shall be shining. abandi like the bazabaka sun. nk'inyenyeri Others will shine like stars. haleluya haleluya Glory, hallelujah. zamura icyubahiro imana Lift up your hands for the Lord Almighty. wowe wagiyemo ryari When did you get saved? wowe wageze mu kazi ryari Were you employed? imana irimo irahamagara b'umugoroba God is calling people in the evening. irimo irahamagara b'umugoroba He's calling people to serve in the evening. birashoboka ko ba pawulo arimo bagiyemo mu gitondo It is possible that the apostles n'abandi will serve in the bakagenda morning. bazi uko ibihe And byasimburanye others came as time went ariko by. igihe twagereramo cyose But it doesn't matter when we patoro come. ashobora kuba yaravuganye natwe As long as the master gave us his adusezeranye word. igihembo And he promised us a kandi icyo reward. gihembo ashobora kukiduha tukinariho And he can even give the reward cyangwa to us akazakiduha turangije while urugendo we are still alive or at the end of ongera the ukomera journey. imana amashyi mwene data Round of applause to King of Kings. imana iracyakeneye abakozi God still needs servants. no muri iri teraniro ikeneye God abakozi still needs servants to umurimo serve. wayo ni mugari His ministry is umurimo wide. wayo ni munini His ministry is broad. ibyo gukorwa ni byinshi What to do is a lot. bigomba gukorwa bituri imbere What we need to do is ahead of us. umva ijwi ryanyuriyemo uyu munsi Listen to the voice of irabaza the ngo Lord. ninde wemera gukorera It imana is asking who is ready to serve the Lord. icyo kibazo yosuwa yakibajije abisirayeli That is the question that mu gice cya 24 Joshua asked the Israelites murongo wa 14 kugeza 15 in chapter 24 from verse. yosuwa yabibukije Joshua reminded them imirimo imana yabakoreye the works of the Lord. wafata akanya gato akunama muri iri teraniro If you would take time to yakibuka imirimo imana yamukoreye reflect on the works of the Lord, yakibuka ubutabazi bw'imana kuri we you would remember the works of the Lord. yakibuka iby'imana yamurwaniriye You'd remember the battles that the Lord fought for you. yosuwa aravuga ati noneho rero Joshua said, dushingiye therefore, ku by'imana yabakoreye basing on the works of the Lord, nimunyemerere ko muzakorera imana please promise me that you shall serve the Lord. ariko nimutanabyemera But if you do not accept, jewe n'inzu yanjye my house and I, jewe n'inzu my yanjye house and I, barubwire mwene se uti jewe n'inzu yanjye tell your neighbor, my family jewe and I, n'inzu yanjye my family and I, tuzakorera uwiteka we shall serve the Lord. dushingiye ku byo yadukoreye Basing on what he dushingiye ku did, butabazi yadutabaye basing on his dushingiye help, ku ndwara yadukijije basing on the dushingiye healing, ku nzara yadukijije basing on how he dushingiye ku bukene sustains, yadukijije based on how he dushingiye helps us, ku byago yadutabayemo based on how he kept dushingiye us, ku bintu byinshi imana yakoze based on twemeye how turi imbere yayo we before the Lord, twemeye turi imbere yayo we accept ko before him tuzakorera uwiteka that we shall serve him, twebwe ubwacu we ourselves n'abana bacu and our family. baririmbye abandi nibanga gukora Singers, if wowe some uzakore you serve. badiyakoni abandi nibanga gukora Deacons, wowe uzakore if others are idle, ntuzite ku kibazo wahuye nacyo do not pay. intambara zirahari koko duhura nazo Battles are many. ntabwo Yes. nababwira izo nahuye nazo muri urwo rugendo rw'imyaka 40 I cannot enlist all the battles I fought. in ariko my journey. zose imana yarandwaniriye But all those battles, God iracyandwanirira na bugingo is n'ubu still fighting for me. pawulo yabwiye timoteyo The Apostle Paul told Timothy, ngo imana yankijije akanwa k'intare God healed me from the mouth ngo of kandi lions, zankiza n'ibindi bibi byose asanagambiriye and he shall deliver me from all nshuti the yanjye plans turi of the kumwe enemy. My friend is here. imana izagukiza n'ibindi byose God will deliver you from yagukije error. bya bindi ukayikorera uzakomeza The uyikorere one who delivered you from iyagutabaye kwa kundi izakomeza the igutabare past shall keep you. iyakurengeye iracyahari The one who delivered you still here. iyagutabaye iracyahari The one who delivered you still here. iyakwangaje iracyahari The one who called you ntabwo still ari here. bishop wakwangaje It's not bishop. ni imana ubwayo It yakwangaje is the Almighty. ibyo watanze byose ni imana wabihaye Whatever you gave, you kandi gave it to imana the Lord.
buri ngorane itagabanije. And God will reward you. Reka nongere nkubwire ndambuye amaboko Let me stretch mpagaze my ahera h'Imana. standing in His own Munsi place. uzasoza uru rugendo, The day you shall end munsi the journey. uzasoza intambara, The day you shall end the munsi journey. uzasoza urugendo urimo. The day you shall end the journey. Imana yakubikiye ikamba. There is a crown. Pawulo yavuze ngo mbikiye ikamba ry'ubugingo, The apostle Paul said, umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. I know a crown is kept for Ariko me, ntabwo ari jye jyenyine, but it's not only ahubwo ni I, abakunda kuzaboneka kwe but bose. everyone who loves to see the Badiyakoni, coming of Christ. badiyakonikazi, Deacons, baririmbyi, baririmbyi-kazi, singers, baprotokole, namwe bakozi b'Imana b'ingeri zitandukanye, ushers, different servants of bashumba, God. imiruho yose muruha n'ibintu byose muhura nabyo. All those who serve the Lord, Yiteguranye ikamba. there is a crown. Waduhamagaye yiteguranye ikamba. The one who called us has got a Muri ibyo crown. yavuze ngo igihe cy'isarura gishize, The singer said, abakozi bose bazataha, after the harvest, ngo all kandi umwami wabo azabakira. and their king shall welcome them. Mfite amatsiko y'icyo gitondo, I am so curious to see mfite that amatsiko moment. y'iryo teraniro, I'm so curious for that. mfite amatsiko tuzahuriramo n'abapfuye bagiye kera. I'm curious to see the Mfite patriarchs. amatsiko y'iryo teraniro tuzahuriramo na Mose I'm curious to see wayoboye Abisirayeli mu butayu. the congregation where Mfite Moses. amatsiko kuzahura na Pawulo. I'm curious to Mfite meet amatsiko Peter, kuzahura na Simoni Petero wari umurobyi w'abantu. to meet Simon Mfite Peter. amatsiko kuzahura na Filipo na Barutolomayo. I am curious to meet Mfite amatsiko Philip, kuzabona Maritini Luteri wahanganye. Martin Luther Mfite King. amatsiko kuzabona ba Yohani Karuve. I'm curious to Mfite see all amatsiko, those. mfite amatsiko. Oh, I'm so Muri curious. icyo gitondo, haleluya, In that glorious abo morning, bose tuzahoberana. we shall hug each Tuzaba other. tuvuye mu nyanja zose, We'll be from all over tuzaba the tuvuye mu world. misozi We'll be yose, from all over the tuzaba world. tuvuye mu mataba yose, From all over the tuzaba hills. tuvuye mu byago byose, From all over the tuzaba tuvuye mu tribulations. ndwara zose, From all the tuzaba sickness. duhagaze imbere We y'Imana. shall stand before the Ndakwifuriza Lord. gukorera Imana mu buzima I wish you bwawe. to serve the Lord in your Ndakwifuriza life. gukomeza gukorera I wish you to Imana keep serving kugeza ku munsi wawe wa nyuma. till the last Imana day. iguhe umugisha mu izina May rya God bless you Yesu. in the name of Jesus. Komera Imana amashyi. Come on, put your hands together for the Lord. Ndashoje. I am concluding right now. Ninde Who waba yicaye muri iri teraniro might be seated here akaba yumva afashe icyemezo cyo gukorera Imana? and wants to make a decision to serve the Lord? Niwafata icyo cyemezo, Once you make that decision, Imana yiteguye kuguha orientation y'icyo uzakora. the Lord is ready to orient you in Ninde wumva akeneye gukorera Imana? who feels compelled to serve the Haguruka Lord. tugusengera Please, Imana. if you're here, you may stand. Haguruka tugusengera Come on, Imana. somebody, if you're here, you may stand. Imana iguhe umugisha. God bless you, brothers and sisters. God bless you. Haguruka, umuntu wumva afite icyifuzo cyo gukorera Imana. If you have a wish to Aya serve the magambo Lord, ateye icyifuzo cyo gukorera Imana. may these words move you. Umushumba agiye kubamurikira Imana, Bishop is going to pray. agiye kubashyiraho irembo rifunguye He's going to help you kugira ngo open muze mu murimo w'Imana. the door so that you may Tera enter. intambwe uzi imbere, tera intambwe Move muzi imbere, forward, move forward, move mutere intambwe forward. mwihuse muzi imbere. Please move forth. Erega mesaje ziri umuntu wese The message comes kandi ifite uwo yatumweho. to everyone, but there is a Iyi mesaje specific, ifite uwo ishaka, a specific ni person. we Imana yifuza. The Lord wishes. Muri ibyo yaravuze ngo uhamagawe na Yesu, The singer said, "You're ni called wowe by ubwawe Jesus." ashaka, If you, ni wowe ubwawe ashaka, He wants you alone. we ku giti cyawe, He wants you wowe personally. n'umutima wawe wose. You and your whole heart. Tambuka, tera intambwe, Please step forward. ihute rwose, ihute. Come forth. Ndabizi umutima urimo I urabikubwira, know heart is telling you. ndabizi umutima urimo urabikongorera, The heart is telling you to come. umutima wawe urimo uravugana nawo. The heart is speaking with you. Biranashoboka ko wagiye wumva iryo jwi ariko ukabirwanya, It is possible you have ariko His uyu voice munsi wa many times. none But today, Imana iraguhamagara, the Lord is calling Yesu araguhamagara Jesus is ngo called ujye mu rubuga rw'abakozi be, to come, ujye mu rubuga rw'abakozi b'Imana, join other nawe servants. Imana igukoreshe. May the Lord use you Icyo today. uzakora ntabwo ukizi, You don't know maybe ariko what Imana shall- izaguha orientation. But God will orient Imana you. izakwereka icyo uzakora God will orient kandi you uzagikora and neza. shall show you what to Gasaba do. umushumba atambuke, I request Bishop to come abamurikira forward Imana, and to pray for you, abamurikira Imana. to present you before the Dukomere Lord. Imana amashyi ku bwabo, My hands clap for our brothers dukomere and Imana, sisters. twongere Imana amashyi menshi. Come on, somebody, give it up for the Lord. Abakozweho n'ubu butumwa dukomere Imana amashyi menshi. Those who are touched by the message, please Imana let's ibahe put. umugisha. God bless you all. Amen.